Nkuirusha Anastasie ashinja kumusenyera. Yavuze ko umugabo we yafunzwe hanyuma ubuyobozi ngo bukamwangira kuba mu nzu umugabo we yasize. Nubwo avuga ko iba ari uko bimeze, umuyobozi w'akateganyo w'akarere ka Nyanza Kajyambere Patrick yavuze ko uwo muturage abeshya kuko ahubwo yubakiwe ariko we akisenyera inzu. Mu kiganiro Umuseke yagiranye n'uyu muyobozi w'akarere, Kajyambere yavuze ko urugo rw'uyu muturage rwakunze kurangwa n'amakimbirane bikanagera ko aho biviramo umugabo gufungwa kubw'ibindi byaha yakoze. N'umuryango wari ufite amakimbirane cyane, ubuyobozi bumaze kubasura bwabagiriye inama ko buri muntu bamuha inzu aturamo kugira ngo bakomeze baganirizwe. Nyuma umugore yahise asenya iyo nzu bamuhaye, agurisha ibyari bigize ahita ajya i Kigali. Hanyuma rero nyuma umugabo yaje kujya mu bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe, arafatwa aza gukatirwa umwaka akazavamo muri Nyakanga muri mwaka wa 2026. Uyu muyobozi rero akomeje avuga ko umugore nyuma yo kumva ko umugabo we yafunzwe yahise agaruka mu nzu yindi noneho y'umugabo we ashaka kuyibamo kandi yari yarasizemo undi muntu. Nukuvuga ngo umugabo nubwo yafunzwe yahise asiga mu undi muntu. Umuyobozi aragira ati umugore nyuma rero yaragarutse ashaka kujya mu nzu y'umugabo we kandi umugabo yari yarasizemo umuntu yikodesha. Ubuyobozi rero bw'umurenge bwamugiriye inama yo gutegereza umugabo akazaza bakongera kubahuza byibuze. Inzego zitandukanye z'igihugu zikomeje gushyira imbaraga ubundi mu gukumira amakimbirane we mu miryango, ari nako zikomeje gukangurira abaturage kuyirinda no gukoresha uburyo bw'ubuhunzi n'ubuhuza. Ariko kuri uyu muryango ubundi kubera iki batabwiza kuri uyu mugore niba bari bamuhaye inzu kugira ngo bakiranuke? Si nk'ibyo byose bamubwiye ati yibagirwe inzu yawe warayiriye turabizi, naho ngo azagaruka se mu muhuze bigende biragoye. Kuri nk'aba ngaba bajya babahuza barangiza bakicana. Muri kubahuza abantu bameze gutyo ntimwabyumvise cyane? Urumva baritandukanyije, bimaze gufata umurongo, murajya kubahuza mujye hari ibintu ngiye ntajya nshidikira. Abantu babahaye ibimenyetso by'uko guhuza bidakunda, mwebwe mujya kubahuza mute? Biriya bintu byo gushaka guhuza abantu ku ngufu nibyo rimwe na rimwe bizamo no kwicana. Akazajyayo tugiye gukora inkuru y'ubwicanyi kandi abantu bagaragaje ibimenyetso ko atari compatible. Ntabwo nshyigikiriza politike zo guhoma abantu ku bandi. Ubundi umuntu avuze ko kanaka atamushaka, njye ntekereza ko nta kindi kintu burya wakora ngo umuntu yongere amushaka. Ibyo ntibiba bikunda rwose. Hanyuma reka tujye no hanze y'u Rwanda turebe ukuntu byifashe. Hanze y'u Rwanda rero ho duhereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo muri Tanzania ho niho twahereye kubera ko nyine byaturebaga cyane, ni nkaho twari turiyo niho twari turi. Ikinyamakuru Bwiza kiravuga ko ibitero bya FARDC byibasiriye ibice bituwe cyane n'amatungo ahantu hatandukanye. Ubwo ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari ku cyumweru ku itariki ya 3 Gicurasi 2026 ahagana mu masaha y'isa 7 n'igice z'igitondo urukerera. Ubwo ni mu gicuku cyangwa ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa zacengeye mu mujyi wa Rushoga muri teritwari ya Masisi, zica cyangwa se zikomeretsa amatungo, mu gihe habaye n'ibitero mu bice bituwe cyane i Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri Kivu zombi aravuga ko kuri iki cyumweru abasivile bibasiriwe cyane kandi inka zirenga 56 zarishwe ziratemwa cyangwa izindi zisigwa zenda gupfa mu bitero umutwe wa AFC 23 uvuga ko bigamije kubiba ubwoba no kwangiza imibereho y'abaturage. Ibyo nibwo byabaye, harimo no gushinyagurira inka rwose. Ariko bari abantu rwose hari ikintu rimwe na rimwe ureba ukavuga uti yego wenda ushobora kuba ufite ikintu upfa n'abantu, ariko se mu by'ukuri gufata imbunda ukarasa inka, ukarasa intama, ukarasa inkoko, rimwe na rimwe hari ibintu umuntu areba ukumva amarangamutima arazamutse.
inka ntijya ku rugamba, inka ntigira ite, buriya bugizi bwa nabi buturuka ibintu rwose nanjye ntajya numva. Nyuma y'uko rero kuri iki cyumweru izo ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zigabye ibyo bitero byinshi hakoreshejwe n'indege zitagira abadereva zitwa CH4, izi ngizi ni iz'Abashinwa, nibwo ibi byabaye. Nyuma haje n'itangazo ryashyizwe ahagaragara. Ihuriro ASM 23 ryatangaje ko ku isaha y'isa 5:53 na 8:40 z'amanywa uduce dutuwe cyane muri Rumbishi twibasiriwe nanone, ndetse n'umujyi wa Rutare muri teritwari ya Karehe uribasirwa ku isaha y'isa 7:20. Ni ku manywa. Ibisasu kandi byangije imitungo y'abasivile kandi bibiba ubwoba mu baturage bituma bava mu byabo. Ihuriro AFCM 23 rikaba rivuga ko ibi bikorwa bikomeje by'ubutegetsi bwa Kinshasa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, kandi rikaba risaba umuryango mpuzamahanga kumenya ibikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'uburenganzira bwaryo bwo kwirwanaho no kurinda abaturage b'abasivile bibasirwa cyane n'ubutegetsi. Ibi bintu by'inka ntabwo ndi kubyiyumvisha neza. Hari ibintu rwose ngewe numva nkumva ndababaye. Inka nyine yagutwaye ikizi, urabura kurasa abantu muhanganye bafite imbunda, ukajya kurasa inka zifite amahembe. Bya ni ubugwari n'ubucucu, ni ubugwari rwose. Ntabwo ukabona hari ibintu by'ubucucu n'ubujiji n'iki byose. Nuvuga ngo ni uguhombya abaturage. Hakurya rero y'imbibi ubwo tuvuye no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari abasirikari bagera kuri 2 ba Amerika baburiye mu myitozo ya gisirikari iri kubera muri Maroc, mu baburirwa irengero. Haratorotse n'ubuyobozi bw'ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika zikorera muri Afurika zitwa Africom bwatangaje ko hari abasirikari 2 babo baburiwe irengero mu myitozo yitegurwa n'iki gisirikari ku bufatanye n'ibihugu byo muri Afurika izwi ku izina rya African Lion. Ubuyobozi bw'izi ngabo rero z'ibihugu ku mpande zombi bwatangaje ko bwatangiye guhuza imbaraga mu bikorwa byo gushakisha no kurokora aba basirikari baburiwe irengero mu ishuri rya gisirikare rya Cap Dra riherereye mu mujyi wa Tantan oherereye mu majyepfo ya Maroc. Igisirikare cya Maroc cyatangaje ko aba basirikari baburiwe irengero hafi y'umukingo aho iryo shuri riherereye, ndetse ko bakomeje kubikoraho iperereza. African Union ni imyitozo cyangwa se Lion hejuru yavuze yego. African Lion ni imyitozo ya gisirikare ku rwego rwo hejuru itegurwa na Amerika ku bufatanye n'ibindi bihugu byo muri Afurika. Iyo myitozo kandi ikitabirwa n'abasirikari benshi baturutse muri Amerika, ibihugu bibarizwa mu muryango w'ubutabarane wa NATO ndetse n'ibihugu byo muri Afurika. Iyo myitozo rero igamije kuzamura ubunyamwuga n'imikoranire mu bya gisirikari hagati y'ingabo, ndetse no kwitegura ko igihe habayeho ikibazo mu bihugu bya Afurika cyangwa se ahandi bashaka gukorana mu kubikemura. Muri rusange rero imyitozo ibera mu bihugu bitandukanye, ndabona biganje mu myitozo ariko ntabwo basobanura neza abo bantu babuze under which circumstances. Baragurutse mu ndege z'imitakara bamanuka. Imyitozo yabaye myinshi barabyanga babivamo baragenda. Hari umugezi se ngo bibire bange kugira nabo yewe. Hanyuma rero perezida wa Taiwan yitwa Lai Ching-te yabwiye umwami wa Eswatini Muswati wa gatatu ko igihugu cye gifite uburenganzira bwo gukorana n'ibindi bihugu ku isi, kandi ko nta kindi gishobora kumwitambika, kabone n'ubwo Ubushinwa ngo bumwite umugambanyi. Abatubira bintu Abashinwa bavuga ni mubihorere, turi igihugu kandi turigenga. Uyu mubana ariko ngo utuma Muswati aramutse agiye mu Bushinwa ngo indege gishobora kuba itamanuka ngo igere hasi. Ntabwo yagera hasi. Ikindi yishyize kwa kajwiga mu bigendanye n'ubucuruzi ubwo bamushyize kuri liste kuko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa ntabwo yirabura. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa yasabye Eswatini n'ibindi bihugu kurebaho amateka yerekeza bigahagarika gukorera mu nyungu z'abashyigikiye ukwiyomora kwa Taiwan mu Bushinwa. Ati ibyo bintu murimo rero murimo murakina n'ibyo mutazi. Hari inkuru rero
iri mu kinyamakuru Igihe, nubwo bwose abo muri siporo bashobora kuza kuyiheregeta, ariko byange bikunde n'ubundi umutungo w'igihugu ubu tureba twese cyane. hari amafoto agaragaramo ameze nabi, agaragaza stade Umuganda isa nabi koko, ibisate bisatagurike. Dore ndabona Yvonne rwose nkivuga ibya siporo ahisaza, ngwino twiyemereho mbona wiyemera ngo kuva Karike yaje ngo yaza ngo mumeze neza. Iyi stade yitwa Umuganda n'ibisate byayo wowe uyigendamo, iyi stade yatereranwe n'abandi, ubundi igikorwa remezo nk'iki ngiki abantu bagitererana bate? Ko hari aho ngaho mpera kandi sha wayihera Abanyamusanze nabivuga ntyo abantu bakandeba ukuntu twihereye stade twebwe bakazatushinja ibindi. Ese nyuma y'imitingito ntagira irarangirara? Aya yitaweho nabi pe. Uherukayo ryari? Nitwa Divin Wayo. Ni igipangu kirekire cy'amatafari cya metero 8, hejuru hari senge.